Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se udukurikirana uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo irimo iragenda igarukwaho cyane mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda. Amakuru dukesha abaturage bari aha ngaha ku mugezi wa Nyabarongo, ubwo ingona yagaragaraga mu mazi ifite umuntu mu kanwa. Baje kudutangariza ko mu by'ukuri iyi ngona nabo baje gutungurwa no kuyibona ifite uyu muntu mu kanwa. Gusa amakuru akaba yemeza ko uyu muntu iyi ngona yari ifite mu kanwa kayo irimo iragenda imurerembana hejuru y'amazi, bataramenya ngo ese uyu muntu akomoka he, ni uwahe, dore ko amakuru yakomeje kugenda yemeza ko ubwo iyi ngona yabonaga abantu, ikintu cyahise gikurikiraho rero ngo yahise icubira mu mazi. Tuje rero kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru, se nyuma y'uko iyi ngona igaragaye hano muri uyu mugezi wa Nyabarongo ku giciro cyo mu murenge wa Runda, ese haba hakurikiyeho iki? Ese mu by'ukuri ubuyobozi bwo bwaba butangaza iki kuri iyi ngona, cyangwa se bwaba bwafashe imyanzuro ki kuri iyi ngona yaje kugaragara muri uyu mugezi wa Nyabarongo ifite uyu muntu mu kanwa, ndetse mu gihe abaturage bari bamaze kubona ko mu by'ukuri iyi ngona itari buze kuba yarekura uyu muntu, bahise batabaza inzego zigiye zitandukanye, batabaje inzego za polisi n'igisirikare, batabaza inzego z'ibanze mu buyobozi. Mu by'ukuri ni ibintu byari biteye ubwoba, ni ibintu byari bigaragara ko abantu bari bageze ikikango kuri iyi ngona rero yaje kuba yagaragara muri uyu mugezi wa Nyabarongo, muri uyu murenge wa Runda, muri kano karere ka Kamonyi. Mu by'ukuri ikintu cyahise gikurikiraho ni uko inzego zitandukanye, zaba inzego za gisirikare, inzego za polisi, ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze mu mudugudu no ku murenge bahise bahagera. Hari icyahise rero gifatwaho imyanzuro tugiye kuza rero kukugezaho muri aya makuru ya none. Turagusaba rero nyaboneka, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, turagusaba gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share ndetse ukanakora like, ukajya no muri komenti ugatangamo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibiro byibine kugira ngo tubone uko dukosora, tujye tuguha amakuru acukumburana mu buhanga. Reka rero tugaruke kuri aya makuru ababaje, amakuru yateye abantu benshi intimba, cyane cyane abaje kuba bakwibonera imbonankubone uyu muntu iyi ngona yari ifashe mu kanwa kayo. Hari abari kugenda bemeza ko iyi ngona uyu muntu yari ifashe mu kanwa rero ngo ashobora kuba yishwe n'abandi bantu, cyangwa se yishwe n'abagizi ba nabi, bakaza bakamujugunya hano kuri uyu mugezi, bikarangira iyi ngona ihamusanze ikamufata. Abandi bakaba bari kwemeza ko mu by'ukuri iyi ngona ishobora kuba yaje kuba yamufatira kuri uyu mugezi ari muzima, gusa ntiharamenyekana niba koko yaba yamufashe yapfuye cyangwa se niba yamufashe ari muzima. Gusa ikigaragara ni uko nyine abaturage baje kuba babona iyi ngona imufite mu mazi, irimo iragenda imurerembana mu mazi. Nibwo rero haje kubaho gutabaza, batabaza abantu batandukanye. Mu by'ukuri iyi ngona bakaba baje kuyivugiriza induru, bagira ngo barebe ko iza kurekura uyu muntu, ariko biranga biba iby'ubusa. Mu by'ukuri iyi ngona iracubira, ngo yahise icubira. Ni ukuvuga ngo abaturage bakimara kubona ko iyi ngona ifite uyu muntu mu kanwa kayo, irimo iragenda imurerembana hejuru y'amazi, kuri iyi ngona iba iri kugenda mu mazi yazamuye umutwe hejuru,
Abantu rero bakimara kubona ko iyi ngona imufite mu kanwa bahise batabaza, bamwe bavuza induru bagira ngo barebe ko iri buze kuza kumurekura. Urumva nyine ko kuvugiriza induru ingona ni ibintu bidashoboka ko ifite umuhigo wayo mu kanwa yaza kuba yawurekura. Ikintu cyakurikiyeho rero, abantu bakimara kubona ko ingona yanze kurekura uyu muntu ikireremba mu mazi, bahise bitabaza inzego zitandukanye, inzego zo ku murenge wa Runda, mu kagari no ku mudugudu, bahamagara inzego za polisi, bahamagara inzego za gisirikare. Ingona rero ikimara kubona ko abantu babaye benshi aho ngaho, ikintu yahise ikora yahise icubira mu mazi, mu by'ukuri bahita bayibura. Urumva ntabwo bari kuyikurikira, kuba wabura umuntu muzima ugakurikira ingona nawe urumva ni ibintu bishobora kuza kuba byakugiraho ingaruka zitari nziza. Waba uzi koga, uko waba uzi koga kose, ni ibintu bigoye kugira ngo ufate umwanzuro wo kwinjira mu mazi ukurikira ingona ngo ugiye kuyaka umuntu ifite mu kanwa, ntabwo bishoboka. Ni ibintu buri wese atapfa kuba yakwisukira. Ikintu rero cyaje kuba cyatungura abantu, ni uko iyi ngona ngo yahise icubira mu mazi ikimara kubona ko abantu babaye benshi aho ngaho. Gusa hari n'umudaso usanzwe akorera muri uyu murenge wa Runda waje kuhagera mbere y'abandi, nawe rero akaba yatangaje ko iyi ngona yayiboneye amaso ku maso, ndetse byamaze n'igihe kirekire ifite uyu muntu mu kanwa, iri aho ngaho muri uyu mugezi wa Nyabarongo, hano muri uyu murenge rero wa Runda. Ubuyobozi mu murenge wa Runda by'umwihariko no mu karere ka Kamonyi bukaba bwatangaje ko aya makuru ari impamo, gusa bakaba bakangurira abaturage kutajya begera uyu mugezi wa Nyabarongo bitewe n'uko ugaragaramo izi ngona. Bavuga ko rero haba abana ndetse n'abandi bantu bakuru bakwiye kugendera kure uyu mugezi wa Nyabarongo, kuko isaha ku isaha uwo ari we wese ingona ishobora kuza kuba yamufata. Gusa ntigeze hatangazwa ikintu kigiye gukorwa kugira ngo babe bakumira izi ngona kuba zarya cyangwa se zahitana ubuzima bw'abantu. Gusa ikintu kibabaje ni uko uyu muntu atigeze amenyekana ngo hamenyekane se ninde, mu by'ukuri akomoka hehe. Bakaba bakomeje kugenda batanga amatangazo ko umuntu uri buze kuba yaburuwe ari buze kuza kuba yabimenyesha ubuyobozi, bukurikirane barebe ko yaba ari we ushobora kuza kuba yariwe n'iyi ngona. Urumva nyine hari igihe umuntu ava mu rugo agiye gushakisha, ugasanga wenda baramubuze, bakaba bibwira ngo ariho azagaruka, ariko mu by'ukuri yanamaze gupfa, yarapfuye urupfu rudasobanutse nk'uru nguru. Mu by'ukuri rero ni ibintu bibabaje, gusa ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bukaba bwaburiye abaturage kwirinda kujya begera uyu mugezi wa Nyabarongo, kuko isaha ku isaha ushobora kuza kuba habonekamo ingona ugasanga ifashe umwe mu bantu, cyangwa se iriye amatungo, cyane cyane abantu baza kwegereza amatungo uyu mugezi wa Nyabarongo. Hakaba rero hakomeje gushakisha iyi ngona ngo barebe ko byibuze yaba yarekuye uyu muntu, ariko mu by'ukuri amahirwe bari guha iki cyemezo cyafashwe cyo gushakisha iyi ngona ni nka 5% cyangwa se 10%, kuko urumva nyine niba ingona yafashe umuhigo kugira ngo ibe yawurekura ni ibintu bitoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Byanga byakunda birashobora kuba yamutwaye aho yamugejeje, ikamukacanga ikamurya nuko bikarangira, ariko hakaba hakomeje gushakishwa kugira ngo barebe ko hari ahantu yaba yamujugunye mu by'ukuri, ndetse bibe byanabafasha kuba bamenya ese uyu muntu ni uwahe, akomoka hehe. Nguko ngayo update y'amakuru yarakomeje kugenda agaruka muri kano karere ka Kamonyi. Ingona rero yaje kugaragara mu mugezi wa Nyabarongo mu murenge wa Runda, ifite umuntu mu kanwa rero kayo, bikarangira icubiye bagahita bayibura. Twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, reka tubanze tukwisabira akantu gato cyane, akantu koroshye ni ugukanda kuri sabone cyangwa subscribe. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu ku kandi. Kora share cyangwa se partage aya makuru unayasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like
ujye no muri komenti utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime, ibi nabyo bine kugira ngo tubone uko dukosora, tujye tuguha amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, cawu cawu, bayi bayi, amakuru nakagaruka.